mbere yuko ntangira ikiganiro nshaka kuba rero n'akantu nshaka ko tuganiraho hari ikintu kimwe abantu mukunda gusoma Bibiliya nshaka ko muza kunyihanganira ntihagire umuntu uvuga ngo wenda ngo navuguruje Bibiliya cyangwa se ngo navuze ibintu bitari byo ari nayo mpamvu nshaka ko tuza kugendana kandi akantu ku kandi kubera ko usomye mu gitabo cy'itangiriro chapitre ya mbere ugasoma na chapitre ya kabiri harimo inkuru ebyiri zivuga ku bintu bimwe ariko bitabaye mu buryo bumwe. Icyo kintu nukuremwa ko abantu ku isi abantu baza ku isi mu itangiriro rimwe ndetse no mu itangiriro kabiri. Ndagira ngo ibyo bintu tuze kubigendanamo neza taza kugira umuntu uvuga ngo kandi ngo urabona ngo gaheza ngo ibici we ikintu cyonyine usabwa nta kindi nuko uza kunkorera subscribe share comment ukaza gutanga iyi video mu bantu musenga na inshuti imiryango kugira ngo bamenye ngo wagwana bimeze bite. An often debated topic, the two creation accounts. Ubundi mu gitabo cy'itangiriro ugiye ukagisoma neza ugasoma mu itangiriro rimwe ugasoma n'itangiriro kabiri uza kubonamo inkuru ziremwa abantu baza ku isi ariko zanditse mu buryo butandukanye. Maybe you've read these chapters many times. Ushobora kuba waragiye usoma mu itangiriro inshuro nyinshi ukagenda uhasoma ugasobanukirwa ibyanditsemo Or heard them discussed in church. cyangwa se ukumva mu rusengero barimo bakwigisha ngo mbere na mbere ngo hajya kubiremwa n'ibice byose. Have you noticed the striking differences between Genesis ariko se wigeze ubona itandukaniro hagati y'igitabo cy'itangiriro ngo urebe inkuru zivugwamo ukuntu zitandukanye itangiriro rimwe no mu itangiriro kabiri Genesis 2 ubundi hari ukuntu hagenda habusana present two unique perspectives on God's ndetse si n'ibyo gusa n'Imana ubwayo mu itangiriro rimwe no mu itangiriro kabiri Imana igaragazwa mu buryo bubiri kandi butandukanye. Ndagira ngo tugendane ataza kugira umuntu nyumva nabi, each showing a different side of ndetse iryo remwa buri remwa ryose rigaragaza uruhande rwaryo rutandukanye n'urundi. nature and relationship with humanity. Si n'ibyo byonyine ahubwo n'uburyo Imana ibanamo n'abantu mu itangiriro nabyo ubwabyo birabusanya. Why are there two accounts? Ese kubera icyo ubundi harimo iremwa ryanditse mu buryo bubiri accounts ebyiri cyangwa se mu buryo And bubiri can they teach us about the character of God and our role in the world? kandi kubera iki mu nsengero hano twirirwa dusenga batajya badusobanurira ibyo bintu ngo batubwire ngo mu itangiriro handitse gutya itangiriro rimwe kangahe mu itangiriro kabiri gutya handitse kangahe badusomera ahantu hamwe gusa. These questions, we'll look at how these stories Rero niyo mpamvu namaze kumva icyo kibazo namaze no gusoma ibitabo bimwe na bimwe bivuga kuri ibyo bintu ndaje ndavuga ariko wa mugani reka mbibwira abanyarwanda nabo baraza kwiyumvira ibyabo culture, beliefs and traditions of bigendeye ku mico imyizerere n'uburyo abantu bumvaga ibintu kera. Israel. Niyo mpamvu ugira ngo tuganire kuri ibi bintu This discussion reveals that the kubera ko iki kiganiro tugiye kugenderaho akenshi kirashingira ku mico y'abanyayisiraheli ya kera. Nicyo kintu turi bugendere ubundi ni nacyo cyaza kudufasha kubisobanukirwa neza. isn't just a single narrative, Kubera iki Bibiliya ubundi twumva ko yanditswe n'umuntu umwe ntabwo Bibiliya yanditswe n'umuntu umwe but a beautiful tapestry woven with diverse voices and perspectives on Bibiliya yanditswe n'abantu benshi ngo bagendaga bahabwa amajwi cyangwa se bakagira ibonekerwa. Ibyo byose murabizi ko Bibiliya yanditswe byo ntabwo ari ikintu ngiye kubasobanurira. plan. If you're as excited as we are, Ariko nimba wumva ushaka kumenya ibi bintu nk'uko natwe dushaka kubimenya covering fresh insights, ugashaka kumenya akantu ku kandi mu bintu birimo indani muri Bibiliya richness, ushaka gusobanukirwa iki gitabo cy'itangiriro tugiye kuganiraho Bibles, nta kindi gusabye ni ukumpereza subscribe si yo yonyine amashare drop a comment comment below. akana kari ko kose aho hasi ugashyiremo kugira ngo tujye tubana buri munsi cyane ko izi nkuru ntabwo zishiramo nyinshi cyane. Family or friends. Aka kantu uze kugasharinga mu nshuti imiryango abavandimwe kugira ngo ariko namwe batazarimbuka muri aho mwarituraga inshuti zabo. Support helps us reach even more people with Dufasha tugere kuri abantu benshi batumenye none se tubigenze gute kundi kandi ari mwebwe dufite Chapters ari nayo mpamvu ngira ngo dusobanure ibi bintu. 1 and Mu itangiriro rero 2. umutwe wa mbere n'umutwe wa kabiri These two sections present side by side ujye ukasoma neza ubona yuko creation stories, buri gitabo ukwacyo kigenda kivuga iremwa ariko mu buryo butandukanye n'ikindi gitabo. each with distinct details. Aha turaza kubona yuko reka njye mfata n'agapoze kuri iyi generated video njye mbabwira n'akandi kantu. Turaza kubona ko Adamu na Eva hari imirongo muri Bibiliya nuko wenda mutajya muyisoma cyangwa ngo bayibasomere igenda igaragaza yuko Adamu na Eva buriya bishoboka cyane ko Eva atavuye mu rubavu rwa Adamu.
nababwiye ngo hataza kugira umuntu unyumva nabi. You might be familiar with them. Wenda mushobora kuba mwaragiye mubyumva. But here's the surprising part. Ariko dore ahantu ibintu noneho biryohera kurushaho rero. The same story in the same way. Ntabwo inkuru zo kwiremwa kw'abantu, kwiremwa ry'abantu baza ku isi ntabwo zivugwa kimwe, si mu buryo bumwe, kandi igitabo kibivugaho ni kimwe ni Bibiliya. Isn't the Bible one cohesive narrative? Hang tight as we look closer. Rero nimba mushaka kubimenya mwe mugume hafi uko tugiye kubyinjiramo turagenda tubisobanukira. This is one. Mwitangiriro umurongo umutwe wa mbere. We have a cosmic orderly unfolding of creation. Niho tubona kuremwa tutabasha gusobanura kudasobanutse nyine. Everything happens in a structured 6-day ibintu byose bijya kuba byabaye mu minsi 6. Murabizi ko ku munsi wa 7 Imana yaruhutse. Light first, even before the sun, which is in ndetse tunabona yuko haremwe urumuri mbere yuko haremwe izuba. Ako kantu mukumve neza mwitonze, haremwe urumuri mbere yuko haremwe izuba. Ibyo nabyo ntabwo bisobanutse. Turabizi neza ko izuba ari ryo rimurikira isi, izuba ari rwo rumuri rw'isi, ariko mwitangiriro rimwe umurongo wa mbere ntago izuba ryaremwe imbere y'urumuri. Urumuri nirwo rwabanje kuremwa. Murabizi ngo umwuka w'Imana yarimo agenda ngo abona, murabizi nako tuzagenda tubisoma nabyo tuzabiha umwanya. Imana nibwo yategekaga amazi yitandukanya n'ubutaka bwumutse, n'ibimera, inyamaswa, and finally on day 6 kugera ku munsi wa 6 rero humanity, nibwo haremwe umuntu, male and female, haremwa umugabo ndetse n'umugore. Ibyo biri muri Bibiliya mwitangiriro, ntabwo ari nje bivuze mutaza kugenda nabi. Haremwe umugabo n'umugore kandi baremwa mu ishusho y'Imana. Yego, ibyo byo murabizi neza cyane. God stands above all, speaking creation into existence and declaring it good. Imana yarahagaze ihagarara hejuru irangije iravuga iti bibi. Powerful transcendent act. Icyo ni igikorwa kidasanzwe utabasha no gusobanura nk'umuntu, cyakozwe n'Imana. Then we turn to Genesis 2. Sasa none reka tujye mu itangiriro 2, umutwe wa 2, which feels entirely different. Ariho tubonera ko ibintu bigiye gutandukana n'ibyo bavuze bwa mbere. The earth is initially barren, no plants. Isi yari iriho nta kiremwa kiyiriho, nta kimera, nta mvura, nta muntu. God, instead of remaining distant, Imana rero kugira ngo ikomeze ibiri kure y'isi, steps down, yaramanutse iza hasi ku isi, forming Adam from the dust. Irangije ifata Adamu imurema mu mukungugu. Kandi mwibuke mu itangiriro bwa mbere twari tumaze kubona yuko Imana yaremye umugabo ikarema n'umugore, ibivuze gusa ivuze ngo umugore nabeho, umugabo ntihabeho umuntu. Umugore n'umugabo irabarema mu ishusho yayo. Ariko mu itangiriro 2 ho tubona ko Imana yamanutse ikaza ku isi ikarema Adamu imuremye mu mukungugu w'isi, breathing life into him. Irangije imuhumekeramo imuha ubuzima. God is personal, hands-on and involved. Imana ubwayo niyo yaje iramwiremera n'ibiganza byayo mu mukungugu. Creating Adam, God plants a garden, forms animals. Imana ikimara yagiye kurema Adamu yaramaze kugira gute kurema ibimera, ubusitani bwa Edeni, inyamaswa. Adam is alone, creates Eve. Adamu amaze kugera muri Edeni rero nibwo Imana yabonye ko Adamu ari wenyine irema Eva. Ibyo murabizi. From his rib. Yaremye Eva imuvanye mu rubavu rwande rwa Adamu. Murabizi usomye igitabo cy'itangiriro neza, Imana yasinzije Adamu irangije imuvana mu rubavu imuremera umugore. Kandi mwibuke aha ngaha mu itangiriro 2 twumvishije neza yuko Eva yavanywe mu rubavu rwande rwa Adamu. Mu itangiriro 1 twumvishije yuko Imana yaremye umugabo n'umugore, ntago umwe yavuye mu rubavu rw'undi. Oya, mubyumve neza. The process is more intimate, almost experimental. Aho hantu urumva bidatangiye gucangana. God actively engaged in each step. Unlike the distant creator in Genesis 1. Aho ngaho rero urabona ko Imana yari yagerageje kwiyegereza isi no kuyiza hafi, bitandukanye no mu itangiriro 1. Kuko mu itangiriro 1 Imana yarategekaga bikaba, ikavuga iti nihabeho urumuri rukabaho, nihabeho umuntu, abantu babaho babiri, umugore n'umugabo. Mu itangiriro nababwenga abantu mufite Bibiliya mugende mubisoma tugenda neza. Work things out as they unfold. So why the contrast? These two accounts. Nimba mutari kubyumva neza rero nabyo tugiye kubigeraho, ariko se kubera iki harimo inkuru ebyiri zitandukanye ry'iremwa ry'abantu. Different views of God, creation and humanity.
In Genesis 1, men and women are created mu itangiriro rimwe together in God's image tubona ko umugore n'umugabo baremwe bakaremwa mu ishusho y'Imana from the start. ndetse baremwe banganya ubushobozi bangana. Ibyo ngibyo biri mu itangiriro umutwe wa mbere. In Genesis 2, hanyuma mu itangiriro kabiriho noneho Adam is created first. Adamu we bigaragara ko yaremwe mbere. Murabyibuka neza, mu itangiriro rimwe umugore n'umugabo baremwa n'Imana ivuze ngo habeho umugore n'umugabo, ibarema mu ishusho yabo. Noneho mu itangiriro kabiri Imana yabanje kurema Adamu, iza kumusinziriza nyuma imuvana mu rubavu irema Eva. Ibyo bintu muri kubyumva? With Eve coming later as a companion, almost an afterthought. Ikindi kandi mu itangiriro kabiri bigaragara ko Eva yaje nk'umufasha wande wa Adamu. Ntago baremewe rimwe, aho ni mu itangiriro kabiri. Mu gihe muri rimwe ho twabonye ko Adamu na Eva nako nta nubwo bavuga amazina mu itangiriro rimwe. Oja, ahubwo Imana yaravuze ngo nihabeho umugore n'umugabo, tureme umugore n'umugabo kandi arimwe ase natwe. Ase natwe. Ico kintu nacyo ndagira ngo ko kantu nako tugace umurongo. Ase natwe. Imana yavugaga ase nabo nde nande. Ko Imana ari imwe, Imana irema akaba ari imwe. Yaravugaga ngo ase natwe inde nande. This difference in tone and order has sparked centuries of scholarly debate. Iki kiganiro rero turi kugirana cyamaze igihe kinini abantu hirya no hino bagenda baciga abahanga mu bya Bibiliya. Merely two versions of the same story. Kubera iki hari inkuru zisobanura ibintu mu buryo bubiri butandukanye kandi zivuga inkuru imwe. Other distinct accounts that somehow ended up together in one book. Genesis 1 byose noneho ukaza gusanga bihuriye mu gitabo kimwe. Mu itangiriro rimwe likely originates from a different tradition than Genesis 2. ubona yuko ibintu byanditsemo bijya gusa nkaho bitandukanye neza no mu itangiriro kabiri. By different groups at different times. Unabona ko byanditswe n'abantu batandukanye bakabyandika bafite n'intumbero nazo zitandukanye ubwazo. These chapters challenge the notion that the Bible is a seamless narrative from beginning to end. Ahangaha uhita ubona ko Bibiliya ntabwo ari igitabo nk'uko mu cyumva nyine kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Bisaba kugisoma witonze kugira ngo usobanukirwe Bibiliya. You've been taught it's a flawless, consistent story. Twagiye twumva yuko Bibiliya ari igitabo kitivuguruza kandi cyuzuzanya, ariko reka dukomeze tugende. Asian accounts suggest something much more layered and complex. Noneho ukomeje n'ubundi ufashe umwanya ugasoma mu itangiriro hari ikindi kintu ubonamo, kandi icyo kintu nacyo tukitondere tugendane. Nababwiye ngo mutaza kunshinza ngo gaheza ngo urabona ngo watubeshye ngo ibiki. Remind us that these stories weren't simply handed down in a single piece. They were ntabwo izi nkuru zijya kuza muri Bibiliya zamanutse zanditse shaped by people with unique viewpoints. Byanze bikunze zagiye zandikwa n'abantu kandi babona ibintu mu buryo butandukanye and backgrounds. Utamenya ngo baturuka he bavuka he, ku buryo buri muntu yabyandikaga nyine bitewe n'imico yiwe. Found their way into the final text. Ariko nyuma na nyuma bakaza kugera ku mizingo y'ibyanditswe kandi byanyuma. Talk about the names for God. Ubwabyo noneho reka dugira ikindi kintu indi key point tuganiraho. Amazina y'Imana muri Bibiliya mu itangiriro rimwe no mu itangiriro kabiri nabyo ubwabyo barayabusanya. Ako kantu muri kukumva mu itangiriro rimwe no mu itangiriro kabiri amazina y'Imana abanditse Bibiliya barayabusanya. In Genesis 1 mu itangiriro rimwe the term used is Elohim. Izina ry'Imana rikoreshwamo ni Elohim. Icyo cyo murakizi. A commanding and powerful title. Imana yari ikomeye kandi itegeka. Yet here's the twist. Ariko nanone Elohim dore ahantu bivangavangira abantu rero is actually a plural. Ubundi ijambo Elohimu ni ijambo riri mu bwinshi, ntago ari ijambo riri mu bumwe nka kuno uvuga ngo uriya muntu. Oya, Elohim ni nkuko wavuga ngo ni ijambo riri mu bwinshi, kwa nkuko wavuga ngo bari abantu. Yego, Elohimu ni ijambo riri mu bwinshi. But before you picture multiple gods, ariko mbere yuko nanone tubifata nkaho ari imana nyinshi bavugaga, the verb forms in the original Hebrew ubanza umenye ko iryo jambo rituruka mu Giheburayo a singular. Why use kandi rikava mu Giheburayo? Ubundi iryo jambo mu Giheburayo ryo riba ari ijambo riri singular, riri mu bukeya apana mu bwinshi. Muri kubyumva? The plural title for a singular God. None nukubera iki bafashe izina risobanuye ibintu byinshi bakaryita Imana imwe? Twe tuzi ko Imana ibaho ni imwe, Imana ifuha idasangira ubumana bwayo, ariko hano bajya gukoresha ijambo Elohim
ryakoreshejwe mu bwinshi, kandi ubundi ahantu rikomoka mu gihe burayo iryo jambo riba mu buke ntago riba mu bwinshi. Some scholars suggest this reflects a time when Israelite bamwe mu bahanga mu bya Bibiliya rero bagenda bavuga bati beliefs were evolving. ibi bintu cyangwa se kuba iri jambo ryarakoreshejwe byaturutse mu mico y'Abanyayisiraheli n'ibyo bizeraga kera, Might be a remnant from an earlier phase. byaturutse mu myaka ya kera cyane pe, Ancient Israelites were influenced by neighboring polytheistic bitewe n'uko Abanyayisiraheli aho bari batuye bari bazengurutswe n'ibindi bihugu byinshi, kandi cultures. ibyo bihugu nabyo byagiraga imico yabyo bwite, Egyptians, harimo nk'Abanyaegiputa, Babylonians, Abanyababironi, Abanyababuloni and Canaanites. ndetse n'Abanyakanani. At this time, iki gihe rero these nations believed in many gods, ibi bihugu byari bizengurutse Abanyayisiraheli byizereraga mu mana nyinshi, ntabwo bizeraga imana imwe, while the Israelites were developing their concept of a single supreme deity. ariko Abanyayisiraheli bo bakumva ko habaho imana imwe iruta izindi zose, cyane ko izindi bo bazifataga nk'ibigirwamana, na n'ubu niko bazifata. Imana ibaho n'imwe, ni Elohim. In Genesis 2, the name changed hanyuma wagera mu itangiriro kabiri, twabonye ko mu itangiriro rimwe imana iba yitwa ngo iki? Elohim. wagera mu itangiriro kabiri rero aho izina rigahita rihinduka direct, from Elohim to Yahweh Elohim. aho iyo ugeze mu itangiriro kabiri ntago izina ry'Imana riba rikiri Elohim gusa, ahubwo riba ryahindutse Yahweh Elohim, hajyaho Yahweh Elohim. muri kubyumva? Yahweh Often translated as Lord God. ibyo ngibyo ubihinduye ukabishyira mu cyongereza biba bivuga ngo Imana Nyagasani. This shift isn't just in title, but in the whole approach. aka kantu rero ntago kapfuye kuza gutyo gusa, Yahweh is personal. ubundi Yahweh It's the covenant name God uses when establishing a promise with his people. ni izina Imana yakoreshaga iri kwiyegereza abantu, ishaka kubaba hafi, kwa kundi Imana yagendanaga n'abantu. icyo gihe Imana yazaga ari Yahweh Elohim, yazaga nyine ari Imana ibasha gukominika n'abantu, kuba hafi y'abantu bya hafi. Yego, The different names might indicate distinct source materials. Genesis 1 usubiye mu itangiriro rimwe rero likely comes from the priestly tradition, which emphasizes order and the broader niwe ugenda ukabisobanukirwa, ukagenda umenya akantu ku kandi, cosmic picture. Genesis ukabona ko bitandukanye no mu itangiriro 2, kabiri. on the other hand, mu itangiriro kabiri Imana aba ari Imana yiyegereza abantu, ibaba hafi mu buzima bwa buri munsi, ariko muri rimwe aba ari mu itangiriro rimwe Imana aba ari Imana itegeka bikaba, itanegosiya n'abantu, itari hafi y'abantu, ivuga iti ntihabeho umucyo ukabaho, amazi natandukane n'ubutaka bwumutse bikaba. iyo niyo aba ari Imana ya Elohim, aho niho iba yitwa Elohim. twagera mu itangiriro kabiri ikagaruka ari Yahweh yiyegereza abantu, iyo yamanutse ikamanuka ikaza mu isi, ikaza ikarema Adamu, ikamuvana mu rubavu, ikamuremera Eva, ngira ngo muri kubyumva. is thought to be from the Yahwist tradition, focusing on God's relationship with humanity, muri kabiri niho ugenda ubona ko Imana yagerageje gutsura umubano where n'ikiremwa muntu. Yahweh is directly involved, shaping humans and walking with them in the garden. Imana yaremye umuntu, si ibyo byonyine, imaze kumurema aho ni mu itangiriro kabiri, aho Imana igaruka nka Yahweh imuba hafi, So we have two bakajya bagendana mu busitani. traditions, two names for God, ubwo ndakeka ko mumaze kubona imico ibiri, amazina abiri y'Imana, and two creation views. ndetse no kuremwa kubiri gutandukanye. Elohim, the powerful creator, tumaze kubona Imana Elohim mu itangiriro rimwe, The universe, Imana y'inyembaraga and yaremye isanzure, Yah- ikarema isi n'ijuru n'ibintu byose itegetse bikaba. Yahweh, the personal twagera mu itangiriro kabiri tukabona Imana yitwa Yahweh, God who interacts with his creation. Imana yabanye n'ibiremwa byayo Why keep both? It's ikabiba hafi. no accident. ibi byose rero bijya kwandikwa muri Bibiliya, mutagira ngo byanditswe ari nk'impanuka. These accounts were compiled together to reflect how ancient people's understanding of God ibi ngibi bitugaragariza neza cyane ukuntu abantu ba kera bizeraga Imana, bayizeraga gute mu buhe buryo. evolved. Sometimes God is distant and all-encompassing. Other times he is near and rimwe na rimwe Imana iba ari Imana idakina, itamenyerwa, personal. ubundi Imana akaba ari Imana y'inshuti y'abantu, ibiyegereza, ibaba hafi mu buzima bwa buri munsi kugira ngo badacumura. These narratives give us a glimpse into how abanditse izi nkuru rero humans have perceived and connected with the divine. nibo bagiye batwereka ukuntu abantu nyine
babanaga n'Imana ndetse n'ibindi biremwa byo mu ijuru bya hafi across different times and perspectives. ariko byose ubundi ugiye ukabirebera mu gihe ukagenda ubona uko amageneration yagiye ahinduka uko bagendaga babibona kavuga bati abavutse muri rimwe nuko babibonaga muri kabiri nuko babibonaga abavutse muri gatatu nuko babibonaga nibwo byose bigenda bisobanuka neza. Two creation stories in Genesis twamaze kubona ko mu itangiro harimo inkuru ebyiri zitandukanye ziremwa ry'abantu ku isi fascinating ko nabyo biracanga because they stem from distinct traditions within ancient Israelite culture. nabyo ugiye ukabisoma witonze ukaza kwanariza mu mico y'abanyayisiraheli nabwo uhita ubona ko bigenda bisa nkaho bitandukana subu ndabibabwira gute biratandukana bitandukana mukuntu. These stories didn't simply appear, they were shaped by separate voices and worldviews. rero ntabwo izo nkuru zijya kwandikwa muri Bibiliya zahanutse gutyo ngo zimanuka ari umuzingo bateruye bahite barambika ariya oya zanditswe n'abantu. Ibyo bintu ntabwo ukwiriye kubitaho umwanya ngo uje kuvuga ngo ibikingo urabona ngo kandi aya which completely reshapes our understanding of Genesis. ndakeka ubwo tumaze kugira icyo tumenya mu gitabo cy'itangiriro tumaze kumenyamo bike. It is known as the documentary hypothesis. Although it sounds complex, it's ubwo rero ngira ngo ibyo bintu turabisobanukiye twumvishije impamvu igitabo cy'itangiriro gisa nkaho kigenda kivuguruza impamvu amazina y'Imana bagenda bayahindura mu gitabo cy'itangiriro byose ubwo ndakeka tubisobanukiwe ari nako nkubwira ngo kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo n'izindi content zose tujye tuzigendanamo neza utazavuga ngo baransize ngo ibi babisobanuye ryari ndi hehe mu kanya ndaje cyangwa se n'akanya kariko kose turashyiraho ikindi kiganiro kivuga ngo ese ko tuzi mu itangiriro Imana yaciye Kayini imuciye muri Edeni nyuma yuko yari amaze kwica murumuna we nimba ari murumuna we Abeli hanyuma Kayini akavuga ngo ese Mana kunciye ukamukizeho ikimenyetso aho nzajya hose bazanyica. kandi tuzi neza ko muri Bibiliya tuba tuzi neza ko Adamu na Eva babyaye Kayini na Abeli. none Kayini yari kujya hehe akicwa nabandi yabwiraga Imana ati aho nzajya nzicwa kubera ikimenyetso nkizeho. niyo mpamvu mubwira ngo kora subscribe share comment kugira ngo ibintu tujye tubigendanamo neza sibyo yo